ndababara cyane. Komera sha. Komera. Noneho nayo nicaye inyuma yandyamaho. Sinzi n'igihe yapfiriye. Nagize ngo arasinziriyemo kose kugenda mu mutima ntutera. Nkora kuri iyi mitsi hano numva ntintera. Data we navugije induru. Ndataka mbwira Imana ngo uri ingome we ibintu nkoze uri ingome. Twakundanaga birenze cyane ariko nk'abantu ngo mu rugo ngo habe induru nta nduru yabaga iwacu. Tinya ko yajyaga ajya safari akajya nka Tanzania agiye nka Dar es Salaam yagira agasanga bazapakira wenda nka nyuma y'ibyumweru cyangwa bitatu yanga ati sheri ndizi yasugarutse gukora ati kuba hano ntarerega ntago mbishobora ati ndaje niba ajya gupakira bazahamagara nongere ntege nsubire nkangani garukire yabagiye muri Kenya bikamera gutyo akigarukira mu rugo akangatirega kuba hano mu buzima utarimo numva ntabushoboye twari tumeze ukuntu dukundana ukuntu baheruka bakurikiriye yes yego ntago bibaho ko byagenze afite ababyeyi afite mama n'abavandimwe afite n'abarumuna be n'abashikiwe nta n'umuragaruka mu rugo se urabeshya nta n'umwe sarabeshya ni ukuri kose akimara gupfa umugabo bashatse ko nabana na murumuna we komeresha komera kari umugabo wanjye yarigiye arwaye nyine twajyaga tubiganira n'umwana se nk'ubupfuye naba nsigaye he akambwira ngo asubira mu murumuna wanjye kana kane mwabanana akongera akambwira ngo ariko ntabwo mwabana uriya mpfuye nta namwe naba ngusize abantu bigirayo bakagusiga wenyine abantu bansize jyenyine ndababara cyane komera sha komera abantu baransize bakwiriye kuba hafi yanjye bakambwira ati ubuzima winjiyemo humura wenda turi kumwe ariko abantu baranjugunya uvi inkuru yanjye muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari gutangiza business kugura ibibanza n'amazu n'ibindi gari impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira kujya muri Indexed Universal Life Insurance ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu naho turahari ku bwanyu duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze urakaza neza. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze kuri buri muntu wese navuga ngo ubana natwe umunsi ku munsi akavuga ati ngomba kureba ikiganiro inkuru yanjye byanze bikunze abantu mwumva ikiganiro muryamye mukagisinziriraho abantu bondodo ijoro ryiza musinzire neza abari kutwumvira hanze y'u Rwanda yambu twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda muryoherwa n'ubuzima buryo ubuzima bwacu twebwe tugomba kubugiramo uruhare kugira ngo bugende neza byanze kunze ibyo wahura nabyo byose ibyo wacamo byose umva ushobora kutabigizemo uruhare akuzagira uruhare mu kugira ibyishimo mu kubaho ndetse neza kabone nubwo ufite abantu bakurwanya nk'igihumbi twica muri Gasabo showroom mbere ko nakira Adeline Kamororo reka mbanze babwiye ko dufite ibikoresho byiza byo mu nzu kandi bikubereye no kuri pe basi ngwino harebe uduhamaga kwize 788 777 tuguye ibikoresho byiza byo mu nzu kandi bibereye umusirimu nkawe uri kumva ikiganiro inkuru yanjye ndi kumwe na Adeline Kamororo Adri Karame wiriwe neza mwiriwe umeze neza meze neza byose ni wane ikiganiro cy'ubushize wagifashe gute ntangiye nseka ko wavuze ngo hasi bite ko abantu badakunda abantu bishimye niko kuri imihanda abantu bararakaye n'ukuri
uswana ataginezezwa n'ibyiza narese kuvuga ko ufite umugabo mwiza wubatse neza se wa ko mugabo byabaye ikibazo kandi ikibazo nje nkanababwira ngo kandi yahubise ngo nibyo byari umugabo ikibazo wawe ngo ejo bundi baramugutwara ngo Oya. uburira nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwihariko muri Gasabo Showroom hamwe tuba bafite ibikoresho byiza byatara ariko muze muri uburyo nyine tuba twifashe muri Gasabo Showroom mu bikoresho byo mu nzu byiza ku rwego rwo hejuru wifuza ibikoresho nk'ibi ngibi yaba ari salon yaba ari salamanje yaba ibitanda yaba bya bindi byose wifuza byo mu nzu cyane ukagana ahandi ugeze hano muri Gasabo tuguhe ibikoresho byiza duhamagaye kuri 0788076889 nawe guha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibi byiza muri hose hatandukanye ibyo uri gucamo byose ibyo uri kubamo byose ebana vuga uti bizahinduka one day ntagahora gahanze ntagahora gahanze ubuzima burakomeza marigretu kabone n'ibyo waciyemo byaba bingana gute ubuzima burakomeza life goes on yes ngaho tugiye mu kiganiro ndi kumwe n'uyu muvandimwe aratangira twibwira tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ku byerekeye n'ubuzima ibyo yahuye nabyo hari ukuntu tuba dufite imiryango dufite ubuzima runaka ugasanga buragucanze bitewe n'uko nyine abantu atakubereye abantu uraho neza mumeze mute turaho Caritas ni amahoro yego ku muntu utakuzi wamubwira Carita amazina yanjye nitwa Mukangango Caritas yego witwa Mukangango Caritas yego uri muntu ki ndi umumama w'abana 4 ndi n'umupfakazi yego icyo kintu kirakomeye kuba umupfakazi byanze kunze ni ibintu bigoye ni ikintu kiba kigoye byakugoye gute tutarinjira neza mu nkuru yawe ukuntu byangoye nari mfite umugabo wanjye yari umushoferi w'amakamyo ajya hanze birangira rero arwaye araremba agera kuri etape rwose ya nyuma yo kudashobora gukora namurwaje umwaka n'amezi 3 yego CH kigera iraturambirwa kubera uburwayi yari arwaye rwose barapimaga bakabura uburwayi katuga ati mutahe ambulance buri munsi yahoraga mu rugo nyine za kumutora urumva umwaka n'amezi 3 ni igihe kinini umuntu arwaye ababaye yararwaye cyane yarababajwe cyane umubiri we waramubabaje cyane birangira rero yitabye Imana yego twinjiye mu nkuru yawe ni uguhera mu burwayi bw'umugabo wawe Carita byagenze gute umugabo ukuntu yafashwe abyimba amaguru urabona abashoferi bakora ingendo ndende ukaba watekereza ko wenda ari impyiko ari umunaniro ibintu nk'ibyo ajya kwa muganga kwisuzumisha ngo ariko abarwaye impyiko cyangwa umwijima bagasanga nta kintu arwaye bakamuha imiti nyine yaba yamubyimbura bigeraho biranga arabyimba cyane abyimba inda ku rwego rwo hejuru cyane ageraho arabyimba n'urutoki ahantu hose harabyimba hari umubiri harabyimba cyane kugeza aho yashingate rero uyu mugabo wawe kumuvura ntabwo tuzabishobora pe uzagerageza umujyane no mu Kinyarwanda urumva CHK byari binaniye rwose hari igihe abaganga bareba ikintu bakapima barapimaga buri munsi bakanuma ibizami byose nkabitanga bikanga imiti yose nkayigura kuko ajya no kujya CHK twabanje kwivuza mu privé yose ashoboka akomeye pe ubushobozi twari tubufite pe yari yarabukoze ngira ngo yarazi ko azarwara nuko ndamuvuza umugabo biranga tuba mu bitaro biranga birananirana pe birananirana turakomeza dufata imiti biranga ngeraho mbona azashwanyuka kubera kubyimbagana noneho CHK barambwira ati ndababwira se mwamumvomeye byibuze akagabanuka barambwira ati ntabwo twamuvoma uburwayi bwe bwahise buzamura umuvuduko urabona umubiri wawe ntabwo ubukora yarabyimbye ahantu hose noneho barangatira ntabwo byakunda pe
y'uburwayi bwagaragaye ko haje umuvuduko kuvoma umuntu kuri mituweli ntabwo bizemera kandi nta bundi bwishingizi twari dufite bwari mituweli. Noneho birangiye ndababwira none se umuntu azapfa kubera ko ari mituweli dufite, barambwira ati nta kundi kundi twabigenza. Mbona umugabo azanshwanyukiraho turi no mu rugo kwa muganga. Iyo twamaraga iminsi twamaraga nk'icyumweru gatagati mute kuko nta ndwara babonaga, bamuhaga utunini ukabona nyine nta kindi kintu nabo bakora kandi koko. Noneho ubwo ngubwo mbona avuga umugabo azanshwanyukiraho rwose, njya kuri minisiteri y'ubuzima, njyayo numva niyemeje ko ngomba kuvuga mbonanye na minisitiri nkamubaza impamvu mituweli idakora ibintu byose. Ngezeyo ngera kuri sekreteri we ndarambaza ati bimeze bite, ndamubwira umugabo wanjye agiye gupfa, atarwaye iki, mubwira nyine ukuntu arwaye kandi bambwiye yuko batazemera kumuvoma kubera ko umuvuduko wazamutse. Ndababwira nti kandi rero napfa rwose niba hari ikintu kiri bumbabaze n'icyo ngicyo. Barambwira ati rero genda ubwire dogiteri we ko tumwemereye inshuro 18 azimuvome. Ndavuga nawe ntanega moto, ndagenda ngera mu rugo ndamubwira nyine uko bambwiye, mpita nsubira CHK. Ikibazo ariko cyari umuvuduko cyangwa ikibazo cyari mituweli? Cyari mituweli kumuvoma kuri mituweli ntabwo byakundaga. Byasabaga ubushobozi bwo hejuru. Byasabaga ubushobozi kuko barambwira njye nishyura 1,300,000 buri kwezi kandi amafaranga yaradushizeho. Inzu twarazigurishije, twari dufite amazu abiri turayagurisha, twari dufite n'imodoka 3 zose turazigurisha. Amafaranga arashira neza. Noneho ubwo ngubwo ndagenda njya gushaka dogiteri we CHK, ndamubwira mwafashije, ndamubwira umugabo wanjye agiye gupfa, atameze ate, mubwira nyine ukuntu ameze kuko yararembye, yarasigaye aryama no mu maso hakirekamo amazi hakamera nk'ikirahure kirimo amazi no kuri kibonerana, niko yarasigaye ameze. Noneho yabaryamye gutya amazi yose agahita aza kirunda nk'aho ukabona harabyimbye. Noneho narambwira ati rero ikintu nagufasha birasaba kumuzana nkuje bushyashya, niyo serivisi naguha. Ushaka ambulance umuzane tumwakire kuri urgence nk'umuntu twakiriye bushyashya, noneho tumuvome. Ati kuko kumuvoma twari kumuvoma ariko kuba twaramubonye mu muvuduko ntabwo mituweli yemerewe kuba bamuvoma. Avuga nta kibazo, mituweli yari yarabaye nk'umuturanyi wanjye wa hafi, buri segonda nabaga nyihamagara yaje kumutwara. Ngera mu rugo mitahamagara ambulance itiza yirukanka imushyiramo, tamwakira muri urgence, betamukorera dosiye yo kuvoma. Baramuvoma, birangira bamuvomye icyumweru, bamuvomye 3 turyamye CHK, amera nk'udohotse. Noneho arakandagira biremera, turagenda biremera, 3 baraduseza noneho mujye muza 2 mu cyumweru bamuvome mutaha mu rugo. Tukabikora nyine, tugatega moto tukaza bakamuvoma, kabwo moto binanirana kubera ukuntu yabaye, tugatega taxi voiture bakamuvoma, tukongera tugataha. Nuko birangira rero ubuzima bwanze burundu buranga. Nabonaga yakize cyakoze, nabonaga niho ngo umuntu ugiye gupfa ngo arakira, niyo yararembye cyane. Mbona ameze nk'uwakize. Twari turi kumwe no muri salo, sinzi ukuntu yapfuye, kandi twicaye muri salo yakundaga kuba ndyamyeho kenshi. Noneho andyama, namaze kumukora akamasedwane muhaye, aririsha, aranga ati ndumva nshaka n'amata, muzanira inshyushyu arigotomerera, ati mpa n'amazi. Ndamuha amazi aragotomera, atereka igikombe aho. Noneho nayo nicaye inyuma yandyamaho, sinzi n'igihe yapfiriye. Ndagize ngo arasinziriyemo kose kujyana mu mutima ntutera, nkora kuri iyi mitsi hano numva ntintera. Data we navugije induru. Mita nzana igikuvurore mpita muryamisha aho nsohoka hanze kuvuza induru. Ndataka mbwira Imana ngo uri ingome we, ibintu nkoze uri ingome. Mfite umwana mutoya, icyo gihe yari afite imyaka 4 bagize 7. Arambaza mama habaye iki, ndamubwira ni papa arapfuye. Aranga ngo cicika asubira mu nzu. Ari umwana. Mpita ngenda numva nyine buriya ni marayika ibimbwiye, nsubira mu nzu. Ariko muri iyo minsi narose inzozi, twarasengaga cyane njye nawe genda senga. Nijoro ndota inzozi, ijwi rimbwira ngo rekura umwana wanjye mu cyure.
aganira kareke n'ijwi ry'abadayimoni umugabo wanjye namukundaga ku rwego rwo hejuru cyane ariko bitabyumvikana noneho mu gitondo amugana uzi ko narose ijwi rimbwira ngo ninkure kure ugende arambwira ngo n'ubundi mbeshejweho nawe wanze kundekura ndi kubabara kubera wowe bagani karabaye none gene narabwiye Imana uzandinde ubupfakazi pe umugabo ntibyararembye ariko birashoboka ko wamukiza buri ubupfakazi ni ikintu kibi ndayibwira ngo gene nigeze mbona abapfakazi basuzugurwa biteye ubwoba ndayibwira uzandinde ubupfakazi birangira rembye ati rekura umwana wanjye mu cyure arambwira ati ndekura giye rwose ngende ni wowe umfashe umugabo niko akubwiye ariko anyibwirira ati ndabizi n'ubundi mfashwe nawe ndamubwira noneho ndakurekuye nyuma y'icyumweru nibwo nyine umubwira ati noneho ndakurekuye wumvaga umurekuye koko ntose ko nabonaga ari kubabara kandi ijwi riri kumbwira ngo rekura umwana wanjye mu cyure bivuze ngo n'ubundi kuzakomeza akababara ndavuga rero ndashaka kumenya utarajya mu bindi ibyo ari byo byose urumva yakuguye mu biganza yego akuryamyeho ubona nta kibazo gikomeye noneho afite utubwe ko wamukundaga cyane ndashaka kwinjiza muri icyo kintu mwakundanaga gute yego gusura twakundanaga gutera twakundanaga birenze cyane ariko be nk'abantu ngo mu rugo ngo habe induru nta nduru yabaga iwacu tinya ko yajyaga ajya safari akajya nka Tanzania agiye nka Dar es Salaam agera agasanga bazapakira wenda nka nyuma y'ibyumweru cyangwa bitatu yaranga ati sheri ndizi yasugarutse gukora ati kuba hano ntarerega ntago mbishobora ati ndaje niba ajya gupakira bazanhamagara nanjye ntege nsubire nkanganigarukire yabagiye muri Kenya bikamera gutyo akigarukira mu rugo akangatirega kuba hano mu buzima utarimo numva ntabushoboye twari tumeze ukuntu dukundana ukuntu birangira nuko mubuze ikintu utajya wibagirwa mu buryo yaguhaga urukundo ni iki umugabo wanjye yarankundaga cyane siko naramuhamagaraga ntitaye wenda no mu rugo kuba hari ibintu runaka nkumganishe ndumva nshaka ko uyu munsi uzana iki n'iki agahita ambwira ati ndakizana ngira ngo n'amafaranga yari afite yaguzaga abandi bashoferi ariko agashyira umugore akantu yumva ashaka akakanzanira yego yaragukundaga ugira gutyo uravuga uti rero mu burwayi bwawe ibyo dufite byose ngomba kwitanga ariko gakira amazu imodoka mwe mufite imodoka rya ngo zingahe 3 amazu 2 byose muratanga kuko umugabo wanjye yari umuntu uzi gukora ku murimo ntabwo yigandaga kandi noneho ikintu cyose yerekezagamo ko cyose cyazaga kiruka kuba yakira ibintu tukongera tukabigarura umwaka umwe wonyine byari kuba bigarutse cyangwa ibiri gutyo kuko yarakoraga bikemera pe ibintu byarazaga rero kuba wamutangaho ibintu umuntu wawe ukamuvuza uko ushoboye mbese uburwana n'ubuzima bwe ariko ukabona nyine birangira byanze umunsi yapfuye dusigaranye amafaranga 5,000 byonyine byari no kuri mobile money mwamutunze amamiliyoni biragenda birashira gusa ndashima Imana kuko mu burwayi bwe ntacyo yifuje ngo akibure nubwo yarabyimbye gutyo yari afite apeti waramuherekeje cyashatse akambwira ati ndumva nshaka iki nkakibona mbese ntabwo yigeze apfa yiganye yavuga ati wenda nishwe n'inzara icyo nashatse sinajyaga nkiha wenda nk'ikiboneka oya yarakibonye rwose pe nubwo umubiri wamubabaje ariko yagiye nta kindi ku mutima yishimye yego hari benshi biganyira bakavuga bati n'ubundi azapfa ndajya kumutangaho ayo mazu ayo mafaranga gurisha imodoka kubera iki ugasanga urabizi ko ibyo bintu bibaho ati n'ubundi azapfa ntabwo ngiye kumara iby'abana ntabwo ngiye kumara iby'abana be umutungo we ukabigenza gutyo niki cyagusunikiye wo kuvuga uti ngomba kubutangaho byose yego kuri ibintu nari mfite niwe wari warabishatse yego ntabwo jewe nari narigeze nkora n'ubundi kuva twabana nta kazi igihe nigeze nkora nari ndi mu rugo yanze no kunshingira business ambwira ngo ngoma aho ngaho ndawe nizananira n'abana banjye ngomaho rero kumutangaho ibintu yashatse mu maraso ye n'imbaraga ze byari ibintu byoroshye oya nta n'ubundi rwose n'ibintu byo gupfa ntabwo nabitekerezaga numvaga agomba gukira ntabwo nigeze nteganya ko yamva uruhande ngo apfe oya numvaga agomba gukira n'abana bafite icyizere ko papa bazakira nubwo anapfa yari yarorohewe yapfuye ari ku wa 4 twavuye ku wa 2 gusengera igikondo yijyanye rero birangira nyine byanze ubuzima buranga
nuko ijambo utajya wibagirwa yakubwiye mu minsi ye ya nyuma ni irihe, cyangwa souvenir urwibutso utajya umwibagirwaho n'uruhe? yarambwiye ngo ntabwo nari nzi ko nkunda cyane gutya. Kubera iki rero? Mu burwayi bwe nta wundi muntu wigeze umurwaza. Yarabangaga. Na murumuna we yaraje, ndamubwira rero reka murumuna wansigarireho byibuze ndyame nduhukeho. N'ubu njya numva umunaniro utaranshiramo. Kubera iki nararaga ku isima sihashika kenshi n'abandi no mu rugo ntabwo nasinziraga. Noneho twaba turi mu bitaro nkamubwira rero reka noneho nsanga abana, murumuna wawe aza ati hoya ni wowe ugomba kundwaza, niba nzapfa ngapfira kuri wowe ariko ni wowe ugomba kundwaza. Kubera iki? Ndamubwira se kubera iki? Ni wowe mugore wanjye. Ndamubwira okay nta kibazo. Twasezeranye nawe ko tuzatandukana n'urupfu. Kugukunda cyane, twarakundanaga cyane. Ku buryo namuvaga n'iruhande yaburaga amahoro. Akambwira none nigeze kumuva uruhande rimwe ngiye gushaka ibyo guteka mu rugo, mama we niho yarari. Musigira mama we numva nta kibazo. Ndagenda naranageraho nyina arahamagara ngo ati garuka. Umugabo we nubwo ndi nyina ni wowe ashaka, banguka. Nasubiye inyuma ariko njya kwita ku mugabo. Naye yakwita ku mugabo nuko. Buriya hari ukuntu ubana n'umuntu ukabona nta wundi muntu wamukurutira, ukabona ni we nawe. Rero byarinze bigera finali. Nta wundi muntu yavuga ngo naza murwaza. Ari umupasiteri wacu twayaga dusengana yananga ati rero mama nzireka iri joro ngusimbure noneho nawe ugenda uruhuke. Ndamubwira reka pasiteri aza uyu munsi akurara ati reka mubwire ntaze wowe uri buharare. Nuko byumvaga isegonda kurinda agomba kwitaba Imana kago mu biganza byawe byose bajya bamwe umuntu agiye gupfa byiyumvamo, ashaka ko yarabyiyumva bw'amahari ariko ntabimbwire wenda kugira ngo nta kuko umutima birashoboka. Yego. Nuko rero agira gutya arasinzira. Ubuzima bukomeza gute kuri uwo munsi? Yarasinziriye ubwo murumuna we yarari aho ngaho na mushiki we nabo bari guhungiza batanazi rwose ko yapfuye. Birangiye nyine ubwo naramutunganyije ndamuryamisha dutangira gushaka moruge yo kumushyira mu moruge nayo ibikibazo uwo munsi. Umunsi ari hapfuye abantu benshi cyane. Sihashika turahamagara bati huzuye, duhamagara Nyarugenge bati huzuye, Kibagabaga huzuye, duhamagara Kacyiru ngo huzuye. Ndavuga umuntu biragenda bitera. Suku nagatima kagarutse ndavuga kahamagare umudogiteri we, ndamuhamagara ndamubwira namubwira wiri byarangiye. Umugabo wanjye yitwaga Rukundo we. Ni wiri byarangiye ati byarangiye. Timureke yerukire yararushye. Abaganga nabo ubwabo baradukundaga. Harabambwira turifuza ko umugabo wazakira tukabasura mu rugo. Kuko urukundo mufitano kwa muganga mu rugo ubwo babimeze bite. Twarakundanaga cyane. Noneho dogiteri tambwira ati noneho muzane hano mushakire moruge. Mpageze nsanga dogiteri yatashye. Moruge ndamuhamagara ubwo ahita ampamagarira hejuru bahita bayinshakira moruge ubwo nyine tumushyiramo ubwo tutajya gushakisha ukuntu tugomba kumushyingura. Ariko uwo munsi mbwira Imana ngo ni ingome yantumyeho umuntu. Ese ndima mukoze aranga mama nzinga Imana irambwiye ngo wavuze ngo ni ingome. Ni ingome cyane ntongeye no kumbwira ikintu cyitwa Imana kuko ni ingome pe. Ntubu yarebye isanga nkuri ubupfakazi. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo ntago ari ingome, ngo yabonye umugabo wazarandurwa cyane ukageraho umwanga ukamwinuba kandi utarigeze umwinuba. Rero yahisemo kumucyura niyo yamucyuye. Arambwira ngo Imana izakugirira neza kandi abana bawe baziga n'inzu kuko yaransize mu bukode. Rangana n'umuntu uzagusohora mu nzu ho muri Imana izahaba. Nuko umugabo Imana arangata ikimenyetso uzamushyinguza neza. Umugabo njye ari umusirimu. Mbwira Imana nubwo yari umusirimu nyemera tumushyingure nawe mu bintu by'ibisirimu basi. Nukuri twamushyinguye mu gisirimu. Ndavuga nti burya Imana irahari. Uko byagenda kose ndavuga nti Imana irahari. Kubona ufata umuntu wakunze wagukundaga mu buryo budasanzwe even no kurenza abamwibarutse no kurenza abavandimwe be, urumva ko yaguhaga ke mu buryo budasanzwe yaragwemva ko muri kumwe. Kubona ugiye kumushyingura uko ari bwo bwa nyuma ugiye kumubona icyo gihe rumeze ute? Umunsi wo kumushyingura nayo nanakomeye. Nabwiye Imana ndayibwira ntumva no nkubwira Uwiteka
buriya abantu baje kuntabara hari abaje kureba uko ngiye kwitwara, cyane cyane ko n'abantu bari bazi ko genda akora ari umugabo ukora. Abantu muri iyi si maze ntabwo ari beza. Bamwe baravuga ngo wa uriya mugore abahate n'abana si ntimubonye. Mbwira Imana nanjye nshingiye kuri aya magambo numvise abantu bavuga, rero umpe imbaraga nkomere ubane nanjye undinde kurira. Imana yabanye nayo yenda gukomera nkajya mfata abantu barira, nkajya mbafata. Narize abantu bamaze kugenda nibwo ninjiye mu nzu ndarira. Icyo gihe rero cyo kimeze gute cya wenyine? Cyari icuraburindi, nanabonaga ari kuza no mu nzu n'ibintu bitoroshye, ariko Imana igenda ikomeza umuntu. Reka barakuzanira tishu. Ni iki navuga ngo cyakugoye muri icyo gihe uri wenyine, wibuka urukundo rwanyu, wumva utazongera kumubona? Ikintu cyangoye mu buzima buriya ni ukuvuga ngo ansigiye abana bakeneye kwiga, dukeneye kubaho no kugira aho twaba. Kandi ubwo maze gupfa imiryango yahise imera nkihagaze ahirengeye kugira ngo irebe ukuntu nkorwa n'isoni. Baranyanga ntacyo mpfa nabo, kandi arwaye ni ukuri narababonye baraje, abamfasha kumuvuza baramfasha, amaze gupfa barampunze. Imiryango iyo uvuze imiryango ushatse kuvuga ari iwabo aho avuka, barampunze baragenda pe. Gute? Baragiye ku buryo n'ubu ngubu ushobora kubaza ati se umwana mukuru yiga mu wa kangahe, babe bakubwira. Naho dutuye ntaho bazi. Bamaze igihe kingana iki bataraza? Muri iyo myaka 3 yose. Umaze imyaka 3 upfakaye? Baheruka bakurikiriye? Yes. Yego. Ntabwo bibaho. Ko byagenze. Afite ababyeyi? Afite mama we n'abavandimwe? Afite n'abarumuna be n'abashiki be. Nta n'umwe uragaruka mu rugo se? Urabeshya? Nta n'umwe. Sarabeshya. Ni ukuri kose. Nta n'umwe. Umwana wanjye mukuru icyo gihe yigaga mu wa 3 muri 9 yigaga ataha, hanyuma yiga 9 mu wa 3, umukurikiye yigaga mu wa 1 hano bita Kaduha. N'umwaka wose twawumaze iryo shuri ritishyuye, kuko yaravuga ati rero nzakira nishyurire rimwe nta kibazo, kwishyura ari amafaranga ntabwo byangora umwaka wose. Tujya muri icyo cyizere. Birangiye rero buri wese akuramo ake karenge. Ikigaragara bavuze ati uyu muryango utagira shinge na rugero, nta kintu umugabo asize, bagiye kutugora. Bose baragenda. Mbwira Imana ni rero abantu bagiye ntabwo ugiye, ndagutumiye. Kandi ufite abantu bagukunda, munakundana bakumvira. Unyemerere ushaka abantu bo gukoresha basi. Abana banjye bige nanjye mbeho. Ntuneze isi nk'uko abantu bashaka ku isi imbona. Umugabo wanjye gato atarapfa nyine akiri muzima, twajyaga dukorera Imana. Buriya nimushaka mujye mukorera Imana. Ushonje umugaburire, wambaye ubusa mu mwambike, mbese ahantu mukuriye gukora muhakore. Yajyaga afata amafaranga, twajya nko gusenga nk'ahantu, akabona nk'ahantu hari ikibazo cy'intebe, ikibazo cy'ibyuma byo mu rusengero, akabona hari abantu bashonje, akambwira ati ruriya rusengero nabonye rukeneye ibyuma, uze gukura amafaranga kuri konti tugure ibyuma duhe bariya abantu. Tukabikora. Akambwira ati rero uze gukura amafaranga 400 kuri konti ya 600 tugure intebe dushyire muri rusengero. Tukabikora. Akambwira ati nabonye abantu bashonje, cyane nkamugana nabonye umuntu ushonje w'umukozi w'Imana, twamufasha iki? Akambwira ati duhahe dushyire mu modoka tumushyire, tukamuhahira ikintu cyose tukamushyira. Uyu munsi wa none ibyo bintu twakoraga ntabwo nari nzi ko byangirira umumaro, nyine numvaga ari ukubikora ukora ikintu wumva ugikoze, ariko nasanze imirimo idapfa nta nubwo ibora. Uyu munsi wa none iyo mirimo ituma abana bajya ku ishuri, umunsi wa none tukabona ukuntu twarya, tukaba turi no mu mujyi wa Kigali kubera ibyo bintu twakoze icyo gihe. Yego. Uyu munsi wa none ibyo bintu bigutera ikibazo utuzi ugahita uvuga ati babana barukundo bariho gute? Ko rukundo ko yajyaga akorera Imana buriya bimeze bitu, ukumva arampamagaye ati mama nzuraho, akanyisobanura ati twarakwanze ariko ni iminsi, ati bimeze bite? Ne turaho, ati sinzirishyuye ntiwapwishyura ngahe? Nkamubwira ati sawa, ati turaza kuvugana nko nanyoreje nk'amafaranga yishyura inzu. Uyishyura nk'angahe se ubundi kujya no twumva ze kugufasha mbere gukomeza inkuru?
inzu ndimo nyishyura 70,000. nta nubwo ari menshi Ntabwo rwose ari menshi. ubwo ngubwo inshuti zanjye zirabyumva ikomereze nuko ndashaka kumenya Ubwo rero reka nkubaze ikibazo kuki umuryango wo ku mugabo wawe wabonaga mukundanye utagarutse ubwo nta ruhare rwawe waba warabigizemo kugira ngo atagaruka iwawe kuri nawe ugeze uza ngo mwirukane cyane cyane ko nta n'ikintu wenda nari ngifite ngo avuge ngo hari icyo nabimye ntacyo. na mama we Na mama wese ntabwo aza kureba abuzukuru be habe no kumpamagara kuri telefone. ntabwo bagutumaho ngo uzane abana abuzukuru babarebe wenda ibyo wagiye wumva ku ruhande wumva ari iyihe mpamvu yatumye batagaruka? Akimara gupfa umugabo bashatse ko nabana na murumuna we kandi ntabwo byakunda. Icyo rero mbona ariyo suruse ya byose kandi ntabwo n'ukuri byari gukunda. Biheraho rero inzangano noneho bamera nk'abantereranye. Yego bamera nk'abantereranye kugira ngo ndimbure epfo na ruguru njye nyine nzaba ari umushaka. Murumuna we se yaragukundaga? Oya noneho azafite n'abagore n'umugore umwe azamaze gushaka n'abagore benshi. Yego icyo gihe afite n'umugore se? Yari afite umugore w'abantu. Kugira ngo ube umugore wa kangahe ubwo? Bari nk'uwa gatanu. Wabona ko baguporopoje? Cyane ariko ndumva atari sawa. Ntabwo nyine byaba ari sawa ariko kugira ngo nyine babone waguma nko mu muryango wabo bakavuga ko babigenza nka gutyo. Baguporopoje iki? Babikubwiye gute? Hambwiye ngo ntabwo ukwiye kuva muri uyu muryango bakemera bikagenda gutyo. Bya ntabwo byakunda. Yego. Murumuna we se uwo ngo yigeze abikwibwira ku giti cye? Yarabimbwiye ndamwangira arambwira ngo uzadushaka. Ngo dusuzugura uzadushaka. Ngere Imana ntiwayuwite hoya. Ubona atandukaniye n'umugabo wawe? Oya ni umuntu ntaho bahuriye nta na hamwe. Muganje ari umugabo w'imico myiza, ari umwana yaramukundaga, ari umukobwa yari umugabo w'imico myiza kandi uzi gushyira mu gaciro. Undi rero ni umuntu umeze ukuntu nyine wishwe n'intunzi. Umugabo wawe two kumuvugaho cyane umugabo wawe se we ntabwo yigeze agira abagore barenze umwe? Oya niwe wenyine? Yego. Araruguha urukundo koko urarwumva uravuga uti ntabwo narutatira ngo njye ku wundi muntu? Wapi. We ntabwo yigeze wicuza uvuga uti wamugana iyo mwemera? Reka nuko yari ikintu warogereta mu buzima ariko hoya bitewe n'ukuntu ubuze uwo muntu hari igihe rero uba utarogereta. Wahise wumva umeze ute? Wahise wumva umeze ute bakubwiye? Numvise ngomba kuba jyenyine niba bamvuyeho kubera impamvu runaka byibuze niba nite no ku bana babo naravuze oke nta kibazo ubwo ngiye kubaho jyenyine Imana izazana abantu tugomba kubana. Yego bifata gutyo. Yari umugabo ufite amafaranga urumva mwebwe mufite amafaranga? Ntayo afite. Nigere kuzana iki mu buzima se kidasanzwe? Ni ukuvuga ngo mu rugo hari umugabo gusa. Wapi ntacyo. Yari kureka abo bagore bandi akaza iwawe? Ibyo byose ntabwo yari kubareka. Yego. Afite umugore basezeranye? Ntabwo yigeze asezerana. Ariko afite uwo babana? Yego. None se ubwo bakubwiraga ko azareka abandi akaza iwawe wenyine? Ntabwo bambwira ko azabareka. Yego ariko byibuze nk'aho umugore we w'umuryango mbese muri make. Yego. Bivuze ngo bari bagukunze rero ariko babikwereka muri ubwo buryo? Yego. Wumva aho umugabo wawe ari muri kano kanya nicyo ubumva wifuza ko yamenya? Wumva uramutse umubonye niba bishoboka ari nk'icyo wakamubwiye? Komeresha komera kari. Umugabo wanjye yari igihe arwaye nyine twajyaga tubiganira n'umwana se nk'ubu upfuye naba nsigaye hehe akambwira ngo se buriya murumuna wanjye kana kane mwabanana
akongera akambwira ngo ariko ntabwo mwabana uriya aravuga mpfuye nta namwe naba ngusize birangira nyine bigenze gutyo ubwo mubonye namubwira koko ibyo wambwiraga byari byo uri kuyanagura cyane bica amaso ndabona ufite umutima uremerewe cyane muri urumva umeze gute kari ndaho nyine ndabyakira gutyo uko byaje kuko njya nikomeza nkinira no kwereka abana ko wenda mbabaye ngira abana ahari babitekerezaho cyane kuko hari igihe kigera nkumva sinava nko mu cyumba mba nakikingirana nkarira umwana wanjye mutoya yabonye meze gutyo nava hafi yanjye ahita ambwira mama ngo sohoka ujya hanze umwana uteye ubwoba cyangwa agahita ambwira mama ngo numva nshaka gusengera ni ngaho nsengera ubwo nyine ngahita njijisha ngahita nsohoka nkabwira Imana ngo mpe imbaraga n'ibintu bigoye Gerard gupfakara biragoye ni ibintu bigoye cyane cyane pe njyaga mbyumva nkabona abamama baratanga ubuhamya ariko ni ikintu kivuna umutima ni ikintu kiba kigoye mu buzima bwanjye busanzwe ndi umuntu sociable ariko umuganga amaze gupfa ibintu byo kuba sociable narabigabanyije mera nk'umuntu noneho uri timide ukuntu kuko nabonye nisabana ku mugabo w'abandi bavuga ataramutwaye n'umugore nawe nimusabana cyane azahita avuga ati uyu mugore ubu ngubu arashakaho iki ashaka kuzantwarira umugabo mera nk'umuntu wigunze muri jyewe ukuntu nkumva nyine ubuzima buramvunnye ukuntu ko ni agahinda iyo umuntu afite agahinda gakabije akenshi ariyizora ava muri ubwo buzima nyine bw'abandi bwo gukundana bwo kuba wasura abandi kumva aho ukumva uri ikibazo najyaga mvuga ubutumwa no mu rusengero cyangwa njya no gusenga umugabo wanjye apfa ntabwo ninjira mu rusengero nsengera mu rugo cyangwa abana ari groupe nkagenda ngasenga nabwo kandi mpita ntaho kubera iki ndavuga ni ngende bakama ijambo nkajya ku gatuti kuvuga ijambo nk'ipresenta nkavuga ukuntu ndi umupfakazi bahita bavuga ataje kudutwarira abagabo yo ndambwira Imana nti oya sinzongera no kukuvugira nzicara iwanjye nuko byangendekeye n'uyu munsi se ntabwo najya imbere y'abantu ntabwo najya pe rero utangire wige kubaho sibyo wakire ko nyine adahari icyo kintu cyakire sibyo kari Imana izampa imbaraga n'ukuri nawe uzisaba izo mbaraga Imana ariko burya Imana ifasha umuntu watangiye sibyo utangire nusenga se ndasenga urabona na Yesu ajya gutubura aricyo yaheragaho ufite iki kugira ngo gihereho yego umugati yabaga ahere kuri umwe agatubura cyangwa amabuye umva ahere kubifatika yego amafi ufite ifi imwe agatubura yego sibyo nawe rero gira bwa bushake uvuga uti byanze bikunze nanjye ngomba kwiga gusohoka ngomba kwiga gutambuka none nujya no mu rusengero ukabivuga nta muntu uzajya kukujura sibyo ni ukuri pe kandi bizagufasha uzampamagara uzambwira ko byagufashije Imana izampa imbaraga bizagufasha kuraje merci nuko nese wenda umuryango wawe urumva urawugira ndabafite mukuru wanjye na basaza banjye babiri na papa ariho arakuze afite imyaka 90 taramuka data yego bonizere ko wabonye ariko mu bihe nk'ibi karame bonizere ko wabonye mu bihe bikomeye ntabwo nabonye mbese Gerard iyo ugeze mu byago bikomeye nk'ibi sinzi niba ari satani uba wabikoze abantu bigirayo bakagusiga wenyine abantu bansize jyenyine ndababara
cyane. komera sha komera Abantu baransize bakwiriye kuba hafi yanjye bakambwira ati ubuzima winjiyemo humura wenda turi kumwe, ariko abantu baranjugunya. komera Gusa Imana yabanye nanjye ntabwo yigeze ijugunya. Imyaka 3 iri byishije duri i Kigali. Burya abana biga, abana banjye bariga. Baranatsinze. Uwo mukuru wari muri wa gatatu Tronkomeye yarayitsinze, tamwohereza isave. Mwana atsinda nta mafaranga na make mfite, nta muntu wo guhamagara mfite. Nani mfite machine najyaga ndodesha bino mipira y'imbeho y'ibidodo ya Made in Rwanda. yego Mwana ndamubwira rero reka gushakire section uzajya wigutaha, urana ko nta mafaranga dufite. Mwana arambwira ngo mama warambwiye ngo sinzagukoza isoni nzatsinde Tronko, nayitsinze. Rero hasigaye nawe umubyeyi mama, ngira abahungu bagira amagambo make cyane. Ndavuga ni umuhungu arajya Nyabugogo tuhagiye kwa Mahiho. Nagurishije ya mashini, ngurira ibikoresho akeneye, umwana ajya ku ishuri. yego Aragenda ariga uyu munsi wa none ari mu wa 6 azakora exeta uyu mwaka. gatandatu segonderi. Yego. yego Nani bana nanjye muri ubwo buzima bwo gupfundikanya, nta shinge nta na rugero, ariko gusa Imana nabonye ukunda imfubyi n'abapfakazi. Imana bana natwe irambyibushya, abantu bazi ko ngomba kumangana nuko irambyibushya yongera ibiro. none se mbwira ku cy'umuryango wawe utabonye Ngewe naranabahamagaye ndabwiye sibwo mwazansuye, barambwira ngo bazabitegura kunsura. Turavugana ku matelefone, nta kibazo. Nkibaza urukuta ruhari rukancanga, nanjye ubu byaranyobeye. Gusa buri saha ningera bonyine bazaza mbone baraje. Ko byaranyobeye mbaza na papa ndamubwira kuki abana be batansura, ngati barasenza hano mwakwiye ibintu byo kudakundana kandi urukundo ni rwiza. Iteka ryose niyo nsenga ngo Imana ibahe urukundo. Noneho nkambwa nkagase mwaranyaza ati ntabwo twakwaza, kuki se mutansura? Tuzagusura. umva umutima umeze gute utekereje ko ari ku ruhande rwawe, ari ku ruhande rw'umugabo wawe, bose bakwiziburikiye mu bikomeye? Numva mbabaye kuko nigeze kubwira papa ndamungana papa siko nabuze aho nashatse nkabura naho navutse, ibintu birakwiriye. Aha nambwira ati mwazagiye gusura umwana, barabitegura. Icyo gihe mukuru wanjye yahise ararwara nawe araremba, baramwaka wose arwaye. Nuko bimera nk'ibihagaze, ariko ni ibintu bibabaje, bari ibintu bibabaje rwose mu buzima. Wumvaga umugabo wamaze gutabaruka, wumvaga ari iki bagakwiye kuba bakora? Bagombaga kumba hafi, bakamenya ko abana biga, mbese niba ari no kunshakira ibyo nkora ngakora nk'umuntu ushinzwe umuryango, ntabwo bari bakwiriye kumpunga. Abana bakintu bakunda kukuganiriza ni igiki kare? Barambwira ngo bazabakire, nange tuzagukiza mama, tuzagukiza humura. Umukuru wajya ambwira ngo ikivi papa tushije nzacyusa humura mama, tuzagutuza mu mazu meza n'indege uzazurira. Kandi ati mama tuzakubeshaho neza. Mfite agakobwa kanjye naka 3, karambwira mama genziga ubuganga nzanakubakira etaje. Umuhungu we yarambwira ati mama nta nubwo nzashaka naragushakira ahantu ugomba kuba. Ubwo rero tujyayo turi kumwe nyine, tuba turi guseka turakina, nkumva nyine mfite amahoro. Niba kubaza se impamvu famiye zitagaragara mu bihe bikomeye cyangwa mu buzima bwabo? Abana banjye urebye nabo barabibonye, babona nyine ntibaje. Baranga ati si mama ko mbona batungane kuri nyine bigenze, buriya reka dusenga Imana, niba ngombwa Imana izabagarura. Nuko byagenze. Yego. Yewe ntabwo byoroshye, birakomeye cyane. Mbwira none se utunzwe n'iki ko nta utanakoraga umugabo wawe ari wakoraga ati icara mu rugo nzagutunga ntabwo uzananira n'abana nabyaye?
yego ubu ngubu ukora i Kigali nta kintu nkora nta kazi mfite utunzwe n'iki utunze ni gutuma abantu nk'uko Imana ikagukoresha Gerard nkumva urampamagaye ati mama nzi bite ati ndumva nshaka kugurira umuceri ukaba wawugura gutyo nuko bakibwiriza se bigaturuka he? bakibwiriza Bigaturuka he? baribwiriza cyangwa se ngahamagara nk'umuntu nkamubwira ni ukuri ndabona noneho ntakigenda kambwira ati se bimeze bite nkamubwira akaba yanyoreza amafaranga yakoreza 10 yakoreza ngaho menye ko ngomba kuyajara ubwo ntabwo bigoye kubaho gutyo biragoye cyane bivuna umutima n'ubwonko byose ugira gutekereza ko ibyo bintu byakubaho ka oya ntabwo ngiye mbitekereza pe wihangane kukubaza hari ukuntu tujya kukubaza kino kibazo gishobora kuba cyakubabaza cyangwa cyakosa icyo ngambiriye hari ukuntu tujya dutekereza tukavuga ngo yaba bagiye batureba yakakwiye kuba babajwe n'iki n'icyo ubona nk'umutware wawe aramutse asubiza inyuma amaso kandi bajya bavuga ko tuba turi kumwe byanze kunze n'icyo ubona cyamushengura umutima yababazwa n'imibereho turimo kuko ariho ntabwo ariyo twabagamo yari umugabo ukize ukora kuko hari igihe neza nyir'inzu anyaka amafaranga ntayo neza nahamagaye n'abantu nkabona wapi nkabwira Imana umugabo wanjye ubyibuke ko yajyaga yishyura nk'amezi 5 akayishyurira icyarimwe nkayibamo inzu yishyuye ayibwira Imana ngo shaka ahantu ukura amafaranga inzu yishyurwe nkabona umwe ampaye 10 umpaye 20 umpaye 50 n'ubwo buzima mbese nyine bwo gupfundikanya ariko njye mubonye nyine yabazwa n'ubuzima turimo ubona iki cyamushimisha ikintu cyanshimisha mu buzima ndavuga n'icyo ubona urumva icyo ni icyamubabaza yego icyamushimisha ubona wenda ku muryango we icyamushimisha ku muryango we ni nko kubona abana be bafite nk'ahantu baba abana bafite ahantu baba biga uko bikwiriye akabona n'umugore we afite nk'ikintu cyo gukora umugore yakundaga yamushimisha yego none ndashaka kubaza icyo ubona cyagezweho wumva cyamutera ishema ni nk'igiki ni uko abana banjye bariho biga nubwo biga bigoranye ariko bariga icyo kintu cyonyine kiranshimisha kuko uko byagenda kose abana bari gukura ntabwo bari gusubira inyuma ni umwana umwe ari mu wa 6 umukurikiye akaba ari mu wa 4 uko byagenda kose ubwo abana bariho barakura yego icyo cyonyine numva kinshimishije umutima wanjye yego batubwiye ko umaze Imana imaze kukubwira ko ugomba kumurekura n'umugabo nawe akakubwira uti ndekure nigendere byanze kunze uritegura witeguye gute ko agiye kugenda mwaraganiriye mubwira icyo ushaka kumubwira kiri ku mutima umugabo wanjye rero no kuganira kwacu twaga tumeze nk'abantu baburaga namubwiraga ndabona nyamara ugiye kuzapfa akambwira ati reka noneho bamuvomeye kubera ukuntu yari abyimbye yabaye noneho umubiri nk'uwegerana ntiyongera kubyimba kwa kundi hasigara inda ibyimbye aranga ati inda nzayivuza ikire tungunza ya Tanzania nivuze giye winda bazayimvura Tanzania nuko ndabanga nyamara uzapfa akambwira gusa abana banjye uzabarera n'impfa ngane nzabarera ngo uzabashobora abana ngagenza bashobora n'upfa nzabarera nta kibazo mfite pe nuko twajyaga tuvugana nguko nicyo umva utakwifuriza umuntu ukunda ntabwo namwifuriza gupfakara gupfakara ni ikintu kibi mu isi ngira ngo no mu ijoro ni kibi niba kibaye simbizi ariko ni ikintu kiba ariko uba uri ikibazo ku muntu uwo ari we wese wapfakaye uritambukira niyo waba ugiye utagiye gusambana mbese umupfakazi nta kindi cyane cyane w'umugore
nta kindi kintu abantu bamukekera muretse ubusambanyi. Uritambukira yaba ari abagabo bicaye n'abagore baturiya muntu buragiye gusambana, niyo shusho bakubonamo. Iyo shusho rero nayanze ataranapfa mbwira Imana iyo shusho urumva ushaka ko bazajya abantu bayinsomamo, birangira nyine byanze bigenda gutyo. none se kubera iki bakunda kuvuga ibyo bintu? Umugore udafite umugabo nicyo kintu abantu bamubonamo. Yego, ariko nizere ko nta rwuho runaka uba wabahaye. oya ntabwo warubaha. nawe n'umugabo. Oya warubahaye icyo gihe waba wihaye isi. Oya. Yego. Yego Kari, numvise bakwita mama Manzi. Reka dusoze, reka mbwira umuntu uri kutwumva muri kano kanya, burya uyu mubyeyi wumvise ko yari umubyeyi wishoboye wifashije, kimwe n'umugabo we wari waramutetesheje, wamukoreraga byose, afite amazu, bafite imodoka, bafite imodoka mu bwinshi. Ariko uyu munsi byose ntabihari kuko yabikoze mu kuvuza umugabo we, amaze imyaka 3 apfakaye. Ati nta muryango ku mugabo, nta muryango iwacu nigeze mbona. No kuri iyo miryango nimwumva kino kiganiro mukageza hano hantu, mama Manzi ntabwo yaje ngaha kugira ngo abavuge, yaje kugira ngo avuge agahinda ke k'ibyabayemo, kandi ari kuvuga ibyo yabonye, sibyo? Wibuke uko yakunze umuhungu wanyu, mwibuke uko yakunze umuhungu wanyu, mwibuke uko yamwitayeho, mwibuke uko yamubayeho, mwibuke uko byose yabikoreye umuhungu wanyu kugira ngo agende mu mahoro. Mwibuke bya bindi byose by'uburyo yitaye ku wanyu. Birashoboka ko yaba undi mugore yari guta umugabo akabuta ibingibi ntabwo mbishoboye, nyina namwiteho, abavandimwe ntibamwiteho, ariko we yamubayeho, namwe mumubeho. Ntarirarenga wivuga ngo washize imyaka 3 tutagira mu rugo, uyu munsi byatangira. Kandi two kugira cya kintu cyitwa mu cyongereza bita pride, mu kinyarwanda ubwo ni ukugira kumva nyine urenze ku buryo nyine utajya kumwegera ngo umusabe imbabazi. Byakunda. Burya nta kintu cyiza nko guca bugufi imbere y'uwo wakoshereje, ukanemera ko wakoze ikosa, sibyo? Umenye ko yari umwana wanyu, mwagakwiye kuba mumuhoza, mwagakwiye mumubwira muti komera, nubwo umuhungu wacu adahari twebwe turahari. Ntabwo byari ngombwa ko ajya gushakana wenda n'umuvandimwe we, kuko niyo bikora mwe guhita muta suri upfa kwemera gutyo, ntabwo byari byo. Yagumye ku isezerano rye n'umugabo we wamukunze, yakundaga. Siko bimeze rero, aho kugira mujye kumutota mumushinja muti kucyo yaje gutanga ikiganiro ko amenshi nuko nguko mujye kuvuga, ahubwo murebe mwe ku ruhande rwanyu mwakoze iki. Mwakoze iki? Nimusubire inyuma muvuge muti nibyo, reka turakare ariko tunisubireho. N'umuryango we rero birashoboka ko mwabaye busy mu buryo bwose bushoboka, ariko nta excuse, nta mpamvu n'imwe yo gutererana umuvandimwe n'imwe. Noneho mu bikomeye nk'ibi, waba uri mu bukene, waba uri mu burwayi, nibura uvuga utereka muhamagare cyangwa mwoherereza umwana cyangwa nkora iki, nkora akajeste kamwereka ko turi kumwe mu bikomeye, sibyo? Sindi kubivuga kuri famille yaba ngaba gusa, natwe ubwacu mu miryango yacu tubanye gute n'abacu, tubanye gute n'abaciye bugufi bari mu miryango yacu, tubanye gute n'abagize ibyago bari mu miryango yacu, inshuti zacu. Eske ntitubakunda bafite gusa, ntitubakunda bameze neza? Icyo nicyo tuba dukwiye kwigiraho uyu munsi. Rero shyize mu biganza byawe, ubu uri kunyumva nshuti yanjye, uyu mubyeyi, uyu mushiki wacu, uyu mukuru wanyu, uyu murumuna wanyu, uyu mwana wanyu Caritas, mushyize mu biganza byanyu kugira ngo mumwiteho. Njye nampamagara mbwira ko hari icyo mwakoze, tuzafatanya dushima Imana, tuvuge tuti Imana warakoze, wenda imyaka irisunika, ejo bundi ubuzima buzagaruka, abana bazaba bakora nk'uko babiharanira. No kuvuga byinshi
Kari vuga nimero ya telefone yawe. Nimero yanjye ni 0788 21 29 09. Yego. Urakoze. Umva inkuru yanjye. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha n'ishoramari gutangiza business kugura ibibanza n'amazu n'ibindi gari impuguke Abdul Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba; gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional; filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza.